aya mafaranga ndi kukwereka niba yaguha akozwe mu ubu buryo ntuzabyemere. Dore aya mafaranga nta mahoro akuzanira, ntabwo ugira umutekano ku mutima. Amafaranga akugirira umumaro ni aya mafaranga wakoreye mw'ubu buryo. Akoze wavunitse, ntako utagize, byagucanze, wabize ibyuya, icyo ngicyo niyo mafaranga wakabaye wakoreraho amafaranga anyuze muri ubu buryo, ugafata amagu ugashyira mu butaka ugakomanga kangahe, warangiza ugakuramo ugayora sente. Ayo mafaranga nta mumaro, ayo mafaranga nta kintu yakumarira, ntuzigere ukorera amafaranga ngaya, ntuzigere uyakunda, ntuzanabyemere. Nuramuka wemeye amafaranga ngaya ntacyo uzaba umaze ku iyi si. Amafaranga ya nyayo ni amafaranga avuye mu byuya byawe. Aya mafaranga ntabwo yabura ingaruka. Ariko amafaranga wakoreye ukiyuha kuya, ugahinga ukagira gute na gute, ukajya wavunitse, ayo ngayo niyo mafaranga ya nyayo, kandi ujya ukavuga ati ndi kurya amafaranga y'ukuri. Aho amafaranga ameze utya, yakoreho ntukayemere. Ni ukuvuga ngo nukorera amafaranga ameze utya, uzaba uri kubangikanya imana yawe ndetse n'ibigirwamana bitanga ayo mafaranga. Bityo rero, aho kugira ngo ubeho ufite amaso mazima, ariko yose akazajugunywa muri gehinomu, icyaba cyiza ni uko ayo maso yawe yanobokamo, ukazajya mu ijuru ufite wenda n'amaso ufite, kuko tuzongera kubona ubundi buzima bundi bushya. Amafaranga anyuze mu nzira zimeze gutya ntuzayemere. Amafaranga anyuze mu busambanyi ngo bayaguhereze bagusambanye ntuzayemere. Amafaranga aturutse mu bujura ntuzayemere. Amafaranga aturutse mu ngeso mbi ntuzayemere. Nta keza kayo. Murakoze, niba ukunze ino video ukora subscribe, wibuke gukanda like, utwandikire no muri comment utubwire igitekerezo cyawe. Urakoze cyane. Imana ikomeze kubarinda. Bye bye, ciao ciao, hasta la vista, naho ubutaha.